bandiye uwa mbere yandiye 140, uwa kabiri andya 63, uwa kane andya 18 mwambura 42. Ni mwamini w'ikinyi niwe nambuye nimba kiriho samahani sana namwambuye 48 namuhaye 12. Urankurikira rero ndagira ngo mbwira abantu twavukiye mu miryango iterekera iraguza mu miryango yizera ibigirwamana niyo abantu batubwiye imbaraga z'Imana zikiza ni imbaraga z'Imana zikoze twe tubona imbaraga zo kuraguza no guterekera. Reka twongere tubasuhuze inshuti batabarwa TV. Turavuze ngo Imana ibaha amahoro n'imigisha aho muherereye ku migabane yose y'isi. Ndabizi muradukurikira 5 kuri 5. Wowe utarakora share, like, utarakora subscribe, uyu mwana ni umwanya wo kuyikora. Nawe utarakora nawe wayikoze, turakuvuze ngo Imana iguhe umugisha. Kandi nawe utarakora share, uyu ni umwanya wo kuyikora, kuko Imana idutubyeho umuhanuzi ukomeye ku rwego rw'isi. Imana imuhaye kugira ngo ahanurire isi, kandi Imana imukoresheje ibintu bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika yose. Mbonye abarwayi bakira, mbonye ingumba zitabyara, mbonye abantu benshi bari baratewe n'abadayimoni, abarwayi ibicuri, abari bamaze igihe kinini bari mu buretwa bw'umwijima. Hari n'umupfumu wakiriye Yesu Kristo, nzamuzana hanyuma hano kuri kamera nawe avuge imbaraga z'Imana zibohora. Uwo nta wundi ni Profete Gerard. Yesu ashimwe cyane. Ndishimiye kukwakira kuri Tabarwa TV. Uri umuntu w'Imana. Imana irimo gukoresha ibitangaza bikomeye hano mu Rwanda ndetse no muri Afrika no ku isi hose. Abantu bari kugenda babigaragaza kuri komenti ndetse no ku bantu barimo kugenda bashima mu nsengero zitandukanye hano mu Rwanda. Imana irimo gukoresha ibintu bidasanzwe. Gerard ni muntu ki? Ni umugabo ukunda gusenga. Ni umugabo ukunda gusenga, kandi gusenga kuvanze no kubaha Imana. Kuvanze no kubaha Imana. Gerard, Imana yatangiye kugukoresha mu gihe ryari? Nari umugabo urushye. Nari umugabo w'indushyi, nduhijwe n'ibyaha. Umunsi hari umuririmbyi bavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Nge rero Yesu yinjiye muri jye kuko nari indushye, yarambohoye, amaze kumbohora ama n'ubushobozi bwo kubohora abandi barushye nkanjye. Yego, nakoze ni muri 99 nko mu kwezi k'umunani. Mu kwezi k'umunani nibwo Imana nakije 9 na 7 mu kwezi kwa 7, ariko 9 n'umunani mu kwezi k'umunani nibwo Yesu yinjiye, nibwo Yesu yampaye imbaraga zo gusengera abantu. Uri kuri social media zitandukanye, abantu benshi barimo baraguhamagara, barimo barakwitabaza, ingumba zimaze iminsi zitabyara, abantu barwaje abana barwa abadayimoni. Uri umuntu abantu benshi barimo bifuza kuba wakubona, barimo bifuza kuba bavuga bati se uyu muntu uri gukora ibintu bimeze gute? Ni gute uyu muntu cyangwa ni imbaraga za Antikristo cyangwa se ni imbaraga z'umwijima? Ariko se ni kubera iki abantu bizera imbaraga z'abadayimoni ntibizera imbaraga zikura mu bakozi b'Imana? Ni iki wabwira abantu? Aruherutse guhanura mu rusengero aravuga ngo yabonye mfite inzoka mu mufuka ngine ngiyo nzoka ngari iri kumpa imbaraga ngo zituma nkora ibitangaza. Ariko mbonero no guhita nsubiza n'ikibazo warumbajije, ariko nsubize n'ikindi wenda utambajije. Hari n'abambaza impamvu ntambara amakositime, ntambara imisaraba n'ibindi ngo ngaragare neza nk'umubishop. Ndagira ngo mfashe abantu. Umukozi w'Imana arangwa n'indangagaciro enye. Ntabwo kuba umukozi w'Imana bigaragazwa n'ikoti, karuvati n'ibindi cyangwa n'amasuti. Indangagaciro enye y'uzambaye, indangagaciro enye
iyo uzambaye uba uri umukozi w'Imana ukomeye ndetse uri umukozi w'Imana usizwe. Umukozi w'Imana icyambere ikizakubwira ko uri kuvugana n'umukozi w'Imana nuko uzaba uri kuvugana n'umuntu. Umukozi w'Imana arangwa n'urukundo. Urukundo nicyo cyambere. Buriya naragukunze Bishop. Uri umugabo ugira urukundo. Ni wewe wenyine wamamagaye muri Covid. Abakozi b'Imana tuziranye. Hanyuma icya kabiri kiranga umukozi w'Imana ntabwo ari ikoti cyangwa ibitabo byinshi tugendana n'amamareti. Yego. Icya kabiri kirangwa no kwihangana. Kuko biravuga ngo ahirwa ihangana ibimugerageza. Umukozi w'Imana w'ukuri arangwa no kwihangana. Icya gatatu ariko Profete Gerard, reka nsoze ibi bintu bine. Hari ikintu nshaka kugira ngo ntarakibagirwa. Abantu bari bamaze iminsi bavugaga impamvu maze igihe kirekire uryamye muri Faisal. Ngo ni Satani yaguhindutse ngo kubera ko ngo namukoreye wamusebeje ugakura abantu benshi bari baragiye mu bapfumu bizeraga imbaraga z'abadayimoni. Ni iki wababwira kugira ngo nabo ubahe ubutumwa? Yakoze cyane ndabihuriza hamwe. Tumaze iminsi tubona ko abantu twabyaje ubutumwa bwiza rimwe na rimwe ntago bazi icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza. Iyo umuntu akijijwe arageragezwa. Nibyo nko kubivuze nararwaye imodoka yanjye iragenda ubutunzi bwose buragenda bushirira Faisal. Ndetse kugeza ubwo Faisal imfasha iramfasha y'ubwayo. Iramfasha tijya kwivuriza noneho kuri mituweli. Urumva ubushobozi bwo kwihirage 100% bwari bushize. Njya kuri mituweli. Mituweli nabwo birashira kuko nabaga mu cyumba cyiyubashye cyitwa Pavio. Niyuhira 100% nabwo ubushobozi burashira. So mu byukuri abantu babonye ko ni nka rya jambo Yesu yavuze ngo abantu bambonye nk'uwakubiswe n'Imana nkarenganywa nayo. Muri isi dufashe igihe mu ntambara umugeni wa Kristo ararwanywa cyane. Ngiye kuba ibintu byose byaragiye. Urumva ntacyo bimbwiye. Yesu afite ubutunzi bwishaza mu bundi. Ariko ikibazo ni ukubona umukristo ari muri confusion. Nibaza ngo ni Satani wampindutse ngarankubita. Oya, amakuba Bishop. Ayishwa. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Ariko Uwiteka amukiza muri byose. Agaciro kanjye igishoro abahanga muri mu bumenyi baravuga ngo igishoro n'ubuzima. Uwifatanya n'abazima abagifite ibyiringiro kuko isazi nzima uwo ni Salomo wabivuze iruta intare yapfuye. Yes. Kuba uyu munsi ndi muzima reka nkoresha icyarabu inshallah. Ariko umenya waba waranyuze mu Bayisilamu. Nanyuzemo nshaka umukobwa. Nibyo tuzagaruka mu kindi kiganiro gikurikira. Birakoze cyane. Ariko uyu munsi turi ku ijambo ry'imbaraga zibohora. Yes. So ndagira ngo usobanurire abantu bumvaga ko ibitangazo ukora kuko umaze iminsi uri gusengera abakobwa bazinzwe bari bamaze igihe kirekire badashaka. Kandi ubu hari n'uwejo bundi wasezeranije mpari amaze imyaka 41 yarabuze yari yarayobewe icyo yatukiye Imana. Hari n'abantu bakomeje kugenda bagaragaza bavuga bati se uyu muhanuzi ni gute arimo akoreshwa ibitangaza bikomeye birenze iby'abapfumu birenze iby'abakonikoni ni gute kandi ahora arwaye ari umuntu uhora utanagaragara cyane utaniyamamaza uri umuntu uciye bugufi ni gute ahura n'ibigeragezo byo kurwaragurika kandi agira impano zo gukiza indwara zidakira? Hari abashima Imana bakize kanseri, abakize za sida, abari bamaze igihe kinini baboshye babohowe bakibaza ati ni gute umuntu w'Imana we yahura n'ibigeragezo bikabatera confusion? Ni iki wababwira? Kamere ku cyambere cy'ubukwe ahubwo hite mbwira n'abadukurikiye wumva wese akeneye ko twamusezeranya yaza tukamufasha mu byiciro byose. turabafasha burya isezerano ritangira hagati y'abantu babiri. Imbere yacu ni guhamiriza abantu n'Imana. Hanyuma nongere subire mu icyo nk'uko wabibonye hari umugabo umaze iminsi kandi twari turi kumwe
urabizi niwe wantwaye mu modoka yawe kubera ko muri iki gihe nta modoka mfite nanagushimire ko umfasha cyane ejo bundi warayigurishije uri muri Faisal ndi kwivuza Faisal rero ariko uzabona indi urakoze profete bimpanurireho ndayakiriye mu izina rya Yesu rero ikimwe ni iki ngiki kuki abantu bizera imbaraga z'abapfumu kurenza imbaraga z'Imana yasobanurira abantu bamwe nta mupfumu n'umwe ufite imbaraga nawe kuko iyo tubisoma tubikura kwa Farawo muri Egypt Bibiliya iravuga ngo Musa yakoze yabwiye Farawo icyo Imana ivuga arekura inkoni ye ihinduka inzoka abapfumu nabo baravuga ati ariko utwo tuntu ukoze wa mwana we dushobora gukora nyinshi turi na benshi iki gihugu ndimo nabonye gifite abapfumu benshi iki gihugu ndimo nabonye abapfumu bafite ijambo cyane ntabwo ndabona umuntu urwanya abapfumu nabonye n'imyuka nabonye n'abantu benshi bari gusapotinga abapfumu bari gusapotinga abapfumu muri iki gihugu cyanjye nkunda umwuka w'ubupfumu usa n'uri imbere cyane ni nayo mpamvu abantu y'Imana idukoresheje batemera Yesu Kristo w'i Nazareti ahubwo babona ubupfumu n'ubukonikoni ariko mbanza mvuga ikintu gikomeye Musa yarekuye inzoka imwe abapfumu baravuga ngo dukore natwe tugiye kukwereka twebwe ntabwo dukora imwe turakora nyinshi ngo nabo barekura inkoni zabo zihinduka inzoka ariko ngo mu masegonda nk'ayo guhumbya inzoka ya Musa itoragura za nzoka zose dufite imbaraga zimira izindi mbaraga hari igihe numva competition y'abakozi b'Imana n'abapfumu nkumva ibintu bari guhariraho nge Imana yanjye ntago ijya mu marushanwa mbanze mbwira abapfumu bankurikiye Imana nkorera ntijya mu marushanwa ikora mu gihe cyayo ku isaha yayo kuri gahunda yayo nge ntabwo wantumira kuri televiziyo ngo nze gukora competition nawe n'Imana yanjye kuko kimwe mu byo nakubwira mu masaha nigeze njya kuri oxygene Faisal ndi kuri bombone ntago nahumekaga uyu mwuka mpumeka wari wahagaze bitabaza undi umunota namazeho mu minota hafi 30 nasanze ndi kubarirwa 100,000 ndabaza umupfumu ushobora guconnectinga uwo niwe nzahangana nawe uwo niwe nzicara nawe nkakorana competition uranyumva umupfumu uzashobora gufata umwuka akawusubiza mu muntu wapfuye pana biriya bakora ariko umuntu akitsamuza kugira ngo bajijishe abantu bari mu mahanga uranyumva ndashaka kuvuga iki mukozi w'Imana kuki abantu bumva ko abapfumu bafite imbaraga umupfumu uhumeka umwuka wo mu mazuru umupfumu pfa umupfumu mukozi w'Imana hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana ngeyo mvuga Yesu twahu bandiye uwa mbere yandiye 140 uwa kabiri andya 33 uwa kane andya 18 mwambura 42 ni mwamini w'ikinyi niwe nambuye nimba kiriho samahani sana namwambuye 48 namuhaye 12 urankurikira rero ndagira ngo mbwira abantu twavukiye mu miryango iterekera iraguza mu miryango yizera ibigirwamana niyo abantu batubwiye imbaraga z'Imana zikiza ni imbaraga z'Imana zikoze twe tubona imbaraga zo kuraguza no guterekera ariko birakwiriye ko abantu bava muri icyo kintu dufite imbaraga zitarinda kujugunyirwa amasaka mu ziko dufite imbaraga zitarinda guterekerwa agacuma mu nguni dufite imbaraga zitarinda kurara ku musozi umuntu yambaye ubusa dufite imbaraga zitarinda kurara mu marimbi dufite imbaraga haleluya imbaraga zishobora gukiza umunyabyaha zishobora kubatura umuntu zishobora kubohora umuntu waboshwe ngira ngo urabizi mu giterane mperutse gukora ejo bundi niwe wantwaye twagikoreye ibutana icyo giterane umuntu yari yarabohewe ikuzimu yego hanyuma agahora buri joro agaterwa n'abazimu urumva abo bazimu nta kindi bamubwiraga kwiyahura kwica
ariko umuryango we uza kumbona kuri social media si we wantwaye nibyo umuryango we twari tuvuye ikibeho umuryango we urambwira ngo turagukeneye ngezeyo ndasenga Imana inyereka nubwo ari umuntu ugenda ariko ubu muntu bwe ubuzima bwe buri kuzimu Satani yarabutwaye hari abantu bagenda muri uyu mujyi hari abantu bagenda mu bihugu bitandukanye atari bo bagenda ahubwo baramaze gutwarwa mu yindi si rero hakeneye imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga hakeneye imbaraga zibakurayo mbibutse uwapfuye akazuka ngo nguki profete uwapfuye akazuka ni Lazaro kandi yazuwe n'imbaraga z'ubuhanuzi uwa kabiri imfura yo kuzuka ni Kristo uwapfuye akazuka yitwa Yesu niwe wenyine ushobora kuzura umuntu niwe wenyine ushobora kugukura mu mpfu akagushyira mu buzima niwe wenyine ushobora kugukuraho abazimu bagushize niwe wenyine wambohoye niwe wenyine wampaye ubuzima niwe wenyine wankijije imizimu arambwira ngo nguhaye ubutware bwo guhangana n'imizimu ndetse n'abadayimoni uyu munsi Yesu uko yarari niko akiri amen Imana iguhereze umugisha ndagira ngo dusenge Imana hanyuma tukwakire ushyire abantu mu ijambo ry'Imana ribazamura rikabageza ahantu bumva bagomba kwizera Kristo bagomba kwizera ibitangaza bye bagomba kwizera nabo yatumye ari bo bahanuzi ndakumva profete kandi ndimo ndabona Imana igukoresha ndimo ndabona Imana ikora ibitangaza bikomeye ndimo ndabona Imana ihumura impumyi ihagurutsa ibirema izingura bari bazinzwe yirukana abadayimoni mu bantu inyuze muri wowe ndagira ngo tuguhereze umwanya usenga Imana numara gusenga Imana utangarize isi yose iragukurikiye ubwira abantu ngo icyo Imana ibakeneyeho noneho ni iki ugiye kubakorera ndagushimiye mwami Yesu reka nguhe umwanya hanyuma wibwira abadukurikiye hanyuma nurangiza kubibwira ukomeze n'ijambo ry'Imana ni profete Mugisha Gerard Bishop ubakunda kandi ubahoza ku mutima muri Tabarwa TV hari hashize iminsi ntaboneka kubera akazi kenshi ku murimo w'Imana ariko uyu munsi ndashimira ubuyobozi bwa Tabarwa TV Imana ibaha umugisha ndabakunda kandi ndabubaha mu mavuta yanyu amen rero namaze kwivuga hanyuma icyo kurikiraho nasenga Imana hanyuma tukavuga ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha ndabashimiye mwami Yesu shimye imbaraga zawe n'ubutware bwawe ugira neza uri Imana yacu uri hejuru ya byose uyu mwanya tugezemo n'uw'ijambo ryawe rikuriherekeze rikora imirimo n'ibitangaza abarwayi bakire ingumba zibohoke ibirema bigende muri iri jambo mu izina rya Yesu amen reka mbahe ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye iboneka mu bami ba kabiri ibice byaho ni 19 kuri uyu murongo waho wa 20 haravuze ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Sanekarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye amen abami ba kabiri igice cya 19 umurongo wa 20 hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Sanekarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye amen mwakire neza ijambo ry'Imana nkuko mwabyumvise ni umukozi w'Imana Gerard ndi umugaragu wanyu ndabakunda ndi hano ku bwanyu ni mwebwe Imana izakoresha ni mwebwe Imana izakoresha ibikomeye ku buzima bwacu ndetse ni mwebwe Imana izagirira neza kandi Imana ibafiteho umugambi nkuko nababwiye umukozi w'Imana agira inkingi enye iya mbere ni urukundo iya kabiri ni ukwihangana iya gatatu ni ukubabarira iya kane ni uguca bugufi ntabwo ari ikoti si ipantaro si karuvati si ijwi izi ni inkingi enye umukozi w'Imana wese unkurikiye mu bintu bitandukanye ugomba kuba ufite
urukundo, kwihangana, kubabarira no guca bugufi. Nimba utabyujuje wasenga Imana ikabiguha. Dushimiye umurimo w'Imana uri gukorwa kuri Tabarwa TV, aho ugeze Imana irimo irakora ibintu bikomeye. Dusomye ijambo rikomeye ngira ngo mpanuriremo, kuko Imana igiye gukora ibintu bikomeye, kandi Imana hari imbaraga zayo zigiye gukora ibitangaza ndetse n'imirimo itangaje, abantu bakabona ukuboko gukomeye kw'Imana. Ni ijambo rikomeye dusanze mu bami ba kabiri. Ni ijambo ryavugaga ku mugabo witwa Sanekeribu. Ndagira ngo mbwire umuntu wese ungurikiye, waba uri Buraya, waba uri muri Afurika, Sanekeribu nta hantu atari, kandi Sanekeribu afite imbaraga, ariko hejuru y'imbaraga za Sanekeribu hari imbaraga z'Imana. Rero uyu mugabo witwa Sanekeribu ni umwe mu bagabo bazengereje Isiraheli, kandi bazengereza Isiraheli ku ngoma y'uyu mwami witwa Hezekiya. Hezekiya yari umwami, ariko akaba yafatanyije imirimo ibiri. Uyu mugabo witwa Hezekiya yari umugabo uri konveke mu Mana. Sanekeribu yari umwami wari uri stresse muri icyo gihugu, yari yarafashe ibihugu bitandukanye agenda abikoloneza, ndetse abami b'ibyo bihugu akabahindura abacakara n'imbatazi. Muri iki gihe rero yigaruriye ibihugu, yaje gutera iki gihugu cyari kiyobowe n'uyu mugabo witwa Hezekiya. Yari n'umutambyi ariko akaba n'umwami. Muri iki gihe yateraga mbere y'uko atera igihugu, Hezekiya yarabereye umwami, yabanje kwandika inzandiko. Aramwandikira amubwira ati excuse me, sinifuza guhangana nawe, imbaraga zanjye urazizi, nafashe hana, nafashe ibihugu ibi n'ibi byose ndabifite, n'abami babyo n'abagore babo ndabafite mu kiganza cyanjye. Abanza gutanga inzandiko. Ntabwo nzi urwandiko wandikiwe, nta nubwo nzi urwandiko wohererejwe. Icambere yatanze inzandiko. Icya kabiri yakoze, Bibiliya iravuga ngo icya kabiri yakoze, nyuma yo gutanga inzandiko, yohereje intumwa. Hari igihe umuntu yohereza intumwa zikaza mu rugo rwawe, nyuma y'urwandiko bakanaguhereza intumwa, zikaza kukugira inama no kugukansoringa, zikaza kukubwira uko wakitwara muri systeme ugezemo. Yohererezwa intumwa, azohereza muri Isiraheli ngo ziragenda zigisha umwami, ziramubwira ngo nyuma y'inzandiko twanditse ushobora kuba utarumvise, ariko tuje kukubwira inama. Uyu mwami witwa Sanekeribu yafashe ibihugu ibi n'ibi, ni umwami ukaze, ararenze mu yandi magambo. None umva ibyo agusaba. Mu byo yasabaga ko bamwoherereza abagore bose bo mu gihugu. Kabiri, bakamwohereza ibintu by'agaciro byo mu nzu y'Imana. Muri iki gihe ngo yohereza uwo bitaga Abushari, azenguruka igihugu kitari icye afite mikoro, abwira abantu ngo Hezekiya arababeshya, iyo mwana mwiringiye ntabwo izabakiza. Dufite abantu benshi, dufite publicité nyinshi, abantu birirwa bapublicita bavuga ngo ibyo abarokore bavuga, ibyo bakubwira ngo Imana iratabara, ibyo bakubwira ngo Imana irakiza, nubura ubwenge Imana izakureka. Abantu bari mu bintu bitandukanye, bari gukora publicité mu bihugu no mu ntara zitandukanye, kugira ngo bagerageze gukura abantu mu kwizera imbaraga z'Imana yacu. N'uyu Abushari ngo yazengurutse igihugu, aravuga ati iyo Mana Hezekiya ababwira nta kizabamarira, iyo Mana Gerard ababwira nta kizabamarira, iyo Mana Profete Olivier avuga nta kizabamarira. Abantu turi mu isi irimo imyigishirizo n'imibwiririze ya kidayimoni yerekana ko Imana tuvuga itagishoboye. Abushari ngo azenguruka igihugu ngo amaze kukizenguruka, ngo abantu baragwa, basanga Hezekiya baramubaza ati ariko koko ibyo utubwira ni ukuri? Reka nkubwire ibyo nguhanurira wa mukobwa we ni ukuri, reka nkubwire ibyo nguhanurira wa mubyeyi we ni ukuri, reka nkubwire ibyo nguhanurira wa mugabo we nawe wa musore we ni ukuri. Iki kirere gitegetswe n'abami babiri, iyo utari mu ruhande rumwe uba uri mu rundi. Hari umwuka wa Satani, uwo ni Satani, gitegetswe n'umwami w'iyi si witwa Satani, gitegetswe n'umwami, kandi
hejuru y'uwo mwami hari umwami utwara abantu, umutegetsi utegeka abategetsi yitwa Kristo Yesu. Nimba utari mu ruhande rw'Imana uri mu ruhande rwa Satani, hagati ntahari. Uyu Abushari amaze kuzenguruka igihugu, Hezekiya yankira za nzandiko ngo zizamukana mu nzu y'Imana. Rayise kota ya bande kota siribone, ngo ajya imbere y'Imana. Abantu bari bamaze kuza basakuza bavuga ngo ariko koko Hezekiya, ibyo tubwira Imana izadukiza Sanekeribu, idukiza amaboko ye, idukiza kumenyekana kwe. Imana izadukiza. Nawe aho wicaye uribaza ngo Imana izankiza amaboko y'uyu murozi, Imana izankiza amaboko y'uyu mugabo, Imana izankiza amaboko ya mukeba wanjye warwariye umugabo, Imana izankiza aya mashitana ntera nijoro, Imana izankiza ibi bintu birara bindya umubiri wose, Imana izankiza Gerard. We reka nkubwire ngo izagukiza. Abantu baza kwa Hezekiya baramubwira ati Hezekiya, dusobanurire nayahe maboko, turebye imbaraga, turebye puissance za Sanekeribu, nizihe mbaraga zizadukiza Sanekeribu. Sanekeribu ngo buri cya Hezekiya buri cyo asubiza ngo afata inzandiko na bya bitutsi byose yiri watukwa n'uyu Abushari ngo bizamukana hejuru mu nzu y'Imana. Nubona bikomeye uzazamuka ujye mu nzu y'Imana, nubona bikomeye uzapfuka musenge, nubona bigukomereye muri business, mu kazi kawe, nubona bigukomereye mu rugo rwawe, nubona bigukomereye aho utuye, nubona bigukomereye mu rubyaro, nubona bigukomereye mu rushako, amahirwe ahantu hazaba asigaye ni hamwe, ni ku mavi. Ku mavi niho honyine hazaba hasigaye amahirwe. Mu miryango biranga, mu nshuti biranga, mu bavana, ariko ku mavi biremera. Hezekiya ngo arazamuka ajya mu nzu y'Imana. Mureke tuzamuke tuve mu mbaraga zo hasi tujye mu mbaraga zo hejuru, turabona Imana. Muri iki gihugu ndahamagarira abahanuzi bakirimo, abavuga butumwa, abaprofeti, ndetse no ku isi hose, mureke tuve mu mbaraga zo hasi tujye mu nzu y'Imana. Bibiliya avuga ngo Hezekiya arazamuka ajya mu nzu y'Imana. Ngo ageze mu nzu y'Imana arayibwira, avuga ngo wibuke ko nagenderaga imbere yawe ngakora ibyo gukiranuka. Ukeneye urwibutso imbere y'Imana. Ngo amaze kuzamuka mu nzu y'Imana, ngo ageze mu nzu y'Imana adambura rwa rwandiko. Urwo rwandiko dogiteri yaguhaye hari aho ugomba kururambura. Urwo rwandiko Faisal yakwandikiye hari aho ugomba kururambura. Yanyandikiye ko ntazakira nurambura imbere y'Imana. Urwo rwandiko abaganga bakwandikiye hari aho ugomba kururambura. Nishaka ibari kansa, nishaka ibari diyabeti, nishaka ibari sida, nishaka ibari kansa, hari aho ugomba kururambura. Ngafata urwandiko rwa Sanekeribu arurambura imbere y'Imana, arayibwira ngo birebe. Ruzane tururambura imbere y'Imana. Ndagira ngo uhamagaye, hamagara tururambura imbere y'Imana, haraza kuboneka impinduka. Fata nimero zacu tururambura imbere y'Imana, uraza kubona ibitangaza. Fata nimero zacu tururambura imbere y'Imana, umurwayi araza kubohoka. Satokoza ya barakitora. Hezekiya ngo arurambura imbere y'Imana. Ngo igihe yarari imbere y'Imana asenga, hatunguka umuhanuzi witwa Yesaya. Mbibutse Yesaya ntabwo yari azi situation Hezekiya arimo. Yesaya yarari iyo na Hezekiya ari iyo. Birashoboka ko ndi mu Rwanda nkaba ntazi ubuzima ubayemo mu mahanga. Birashoboka ko ndi mu Rwanda nkaba ntazi ubuzima ubayemo muri Afrika n'ahandi. Ariko Imana yantuma ku buzima bwawe bitewe n'urwandiko ufite. Bitewe n'urwandiko ufite, Imana yantuma ku rugo rwawe, Imana yantuma ku bana bawe. Bitewe n'urwandiko ufite, Imana yantuma muri icyo gihugu wicayemo. Bitewe n'urwandiko ufite, Imana yantuma kuri uwo mwanya wicayemo. Bitewe n'urwandiko ufite, Imana yantuma ku mibereho yawe. Hezekiya na Yesaya bari batandukanye. Ngo ariko Yesaya aho yarari, Yesaya yarangije urugendo rwe. Uyu munsi Imana umugabo iri gukoresha ni Mugisha Gerard. Yesaya aho yarari nkaho Gerard yarari, ngo Imana iramubwira ngo irukanka. Hezekiya ari mu masengesho. Haleluya!
ngo Yesaya arahaguruka aravuga ati Hezekiya ari mu masengesho, genda umubwire aya magambo. Niyo dusomye hariya mu Bami, irukanka ugenda umubwire amagambo akomeye avuga ngo kuko wasabye Uwiteka kukurengera. Hezekiya we yarakirira avuga ati ndapfuye, Senakeribu aramfashe, nanjye agiye. Ngo yari yamutumye amagambo mabi, yari yamubwiye ngo zana iby'agaciro byose ufite mu gihugu. Amubwira icya kabiri, aramubwira ngo kandi zana ibikombe by'izahabu byakoraga mu nzu y'Imana. Icya gatatu yaramubwiye ngo n'abagore beza bari muri icyo gihugu banyoherereze, kandi uhere ku bagore bawe. Hezekiya aravuga ngo ndababaye. Shitani hari igihe kwaka ikakwaka n'ibyo udafite. Hezekiya abona ubutumwa buhise buza. Hari ibintu urambiwe, hari iterabwoba ry'abadayimoni urambiwe, hari iterabwoba ry'abazimu urambiwe. Imana irambwiye ngo uko ubirambiwe n'Imana irabirambiwe. Hanyuma y'ibyo Hezekiya, Yesaya atumwa kuri Hezekiya ati kuko wasabye Uwiteka kukurengera kuri Senakeribu umwami wacu, irabikwemereye. Imana ikwemereye gukira iyo ndwara, Imana ikwemereye gukira ubwo bumuga, Imana ikwemereye kukubakira, Imana ikwemereye guhindura amateka y'ubuzima bwawe mu mbaraga z'abera, mu mbaraga zikorera mu bera. Imana hari ibintu ikwemereye iby'isi itakwemereraga, Imana irabikwemereye. Iby'abarozi bafunze, Imana irabifunguye. Iby'abarozi bazanye ku buzima bwawe, Imana ibitesheje agaciro. Hanyuma y'ibyo aravuga ngo ndabikwemereye. Wemerewe gushaka, wemerewe gutera imbere, wemerewe kwaguka, wemerewe kubaho, wemerewe gukomera, wemerewe kwakira akazi muri aya mavuta. Hamagara umukozi w'Imana, siba nimero y'abapfumu ni 0788 45 85 18. Ni Profete Mugisha Gerard. Imana ibaho umugisha. Reka mbasengera Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Umugisha abadukurikiye, ubagurira imbago, ubarengere, kandi iri jambo rigere kure, rikore ku mitima y'abeshi, abari muri Afurika n'abari i Burayi, rihindure kandi ribohore. Tuzabona amashimwe y'abeshi bavuga ngo ya Mana irakomeye, mu izina rya Yesu. Amen.